usikate tama, karibu sana muri genge y'abasani hamwe basarara bakisaranga nta nicyo bakorera uretse kugarura imitima yagizwe impabe. Jye nirinze gukaraba ngo ntahura n'umucyo abatipe bino bakandahira icyo mbona bandeba icyoroshye iyo natsabye icyangwe gusa nanjye sinoroshye. Imyuka ndabifite kandi mbona rwose nta bute, sindi nk'aba bandi dufite babona nta profit bagata, sindakirigitwa ngo nkute mbona ari nayo ntwaro njye mfite. Niga magambo yanjye umva ibikorwa ntandukanya na ba bakobwa bigeze iki kiragano bikarangira basizemo amano. Munyumve neza sinisabira inkwano kuko rurema yandemanye impano, ndabizi kubigeraho bizasaba imirwano, barido wori genge yanjye izafata mu byano. Akimara kuva muri ubu buzima nyine byaranangoye kwiyakira, naranarize buriya ayo mu rugo barabizi, ariko nyine nakundaga ko agira imiziki myiza, indirimbo z'urukundo nziza ziryoshye, ari n'umuhanga, nta kindi kintu kuko nari n'umupeti ntago ari crash. Rest in peace kuri Buravan, nanjye nari umufana we. Ubundi wakuze ufana uwuhe musitari mu bakobwa? Kuko ubwo ndabizi tumbwira Riderman mu bakobwa bagenzi bawe. Hello guys, twongeye kugaruka kuri Peto TV show. Nkuko mumaze kumumenya, uyu nguyu habaye mu rugo, ikiganiro cye mwaragikunze, comment zanyu ndabashimira, mwarakoze cyane kandi mwamweretse urukundo, niyo mpamvu navuze ngo reka ngaruke kuri Peto TV show. Turagushimira, watubereye umugisha. Murakoze cyane. Kandi tugushimira ko utajya udutenguha buri gihe uba uhari ku bwacu. Murakoze. Natwe niyo mpamvu tuzahora duhari ku bwawe. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Mvugira ngo Peto TV show. Peto TV show. Ni wa musista n'ubundi nyine umunyarwenya, umva nabonye uri byose, umuziki arakubita, araturirimbira gospel, araririmba R&B, hip hop. Wa mukobwa we ufite ibintu byinshi muri wowe. Urakoze cyane. Ariko uyu munsi ufite ubwitonzi cyane, sinzi uko turi bubigendanemo. Yenda simfite ubusazi bwinshi, ariko nyine nta nubwo nitonze cyane. Ariko ku miziki uraza kunkubita n'ubundi uranyica. Miziki yo ni ubuzima bwanjye. Iyo hajeho imiziki yo mpindura ibara. Ariko buriya niba atari ibanga nko muri section wize iyihe section? Muri section nize indimi n'ubuvanganzo. Indimi n'ubuvanganzo. Yego. Birahura n'umuziki urimo cyangwa birahabanye? Ku bantu bazi iby'indimi, buriya n'ubundi iby'imiziki buriya biba bihura buriya ntasi biragoye kuba waririmba utazi ururimi. Yego, kandi n'inganzo iyo wize iriya section biragufasha kumenya hari ibintu twiga dukoresha no mu miziki, iminozanganzo, ibiki. Ubwo iminozanganzo ubuvuze iki? Iminozanganzo ni kwa kundi hazamo amasubirajwi, subirajambo, nyine na turiya tuntu twose nyine turyoshya umuziki, uza nyine ukumva ufite injyana. Umuntu ukora umuziki yarawize n'ukora umuziki kubera impano, abo bantu babiri ubahuza ute? Abo bantu babiri se ubundi biragoye ko wajya kwiga umuziki udafite impano. Birashoboka cyane ahubwo kujyayo. Ntibishoboka kuko n'abariya abantu bagenda kwiga ku Nyundo buriya babanza kunyura mu marushanwa, kuko byakugora bashobora nko kukwigisha uburyo watwara ijwi, ariko ntago watwara ijwi utari usanzwe ufite. Sinzi niba uri kumva icyo kintu. Icyo kintu ubona cyumvise kuko ukinsobanuriye, ariko ubwo nyirenzwe nyine ari umuntu ubyuka agasanga afite impano y'umuziki agahita aza agakubita, hakaba n'ubyuka akavuga ati ngiye nzajya kwiga umuziki, akagenda akiga umuziki nawe agahita aza hano hanze. Oya, njye nzi ko nyine abantu bajya kwiga imiziki n'ubundi baba basanzwe bafite impano, ariko bakajya gushaka nk'akarusho. Kubera iki utahisemo kwiga umuziki ukajya kwiga ubuvanganzo? Sinzi, icyo gihe nta nakubwira ngo iki, nta connection nari mfite z'uko nyine nta muntu wari kungeza kuri teri nyine aho barimo bagaragariza impano. Yego. Okay, abantu bakunze ukuntu urapa, bakunze ibihangano byawe, niyo mpamvu n'ubundi ntabwo nshaka ko uyu munsi tujya kure y'umuziki, nshaka ko tuguma aho hafi muri za ndirimbo zawe, ugataramira abantu nyine ukabaririmbira, ukabereka nyine ko ufite impano yo kuririmba.
Okay, nta kibazo niko nasabye. Eh, Reka mbahe verse ku ndirimbo yanjye nise Nitazame. Nitazame nitazamo ubwo ni uruhe rurimi? ni Igiswahili, Igiswahili. bisobanuye mu Kinyarwanda ndebe. Ni ukuvuga ngo ujya ukora indirimbo ziri mu zindi ndimi zitari Ikinyarwanda gusa? Yego, ariko nyine ntago nkunda gukoresha izindi ndimi cyane Eh, kubera ko nyine nshaka kumvisha impano yanjye abantu bankikije, namara kuyibumvisha nyine yamara kubacengera nkatagatinga izindi abandi bantu. Matazame. Nitazame, Nitazame yego, bisobanuye ngo ndebe mu Kinyarwanda. Yego. twagiye. Mhm. Usikate tama, karibu sana muri genge y'abasani, hamwe basarara bakisaranga nta nicyo bakorera uretse kugarura imitima yagizwe impabe. Jye nirinze gukaraba ngo ntahuda n'umucyo, abatipe bino bakandahira icyo mbona bandeba icyoroshye iyo natsabye cyangwe, gusa nanjye sinoroshye. Imyuka ndabifite kandi mbona rwose nta bute, sindi nk'aba bandi dufite babona nta profit bagata, sindakirigitwa ngo nkute, mbona ari nayo ntwaro njye mfite. Niga magambo yanjye umva ibikorwa, ntandukanya na ba bakobwa bigeze iki kiragano bikarangira basizemo amano. Munyumve neza sinisabira inkwano, kuko rurema yandemanye impano, ndabizi kubigeraho bizasaba imirwano, barido wori genge yanjye izafata mu byano. Rio, come on. Acha nitazame, ntege izaza, nubwo bituzahaza no kugeza mu busaza, turabizi biratugora ariko bizagenda bizaza n'ubundi. Iyi si iravuna, acha nitazame, acha nitazame. Acha nitazame. Yeah. Havuze neza cyangwa Ukavuze neza. Gasubiremo twumve. Acha nitazame. Acha nitazame. Yego. Ndi kumva ngo acha nitarawe. Oya, ni acha nitazame, reka ndebe. None se urubu acha nitara ubundi utareba ariko birajyanye. Yego. Acha nitarawe. Hari ukuntu nyine iyo uri kumva indirimbo yo muri mutazi uhita wihimbiramo ibyawe. Wenda we gusa nyine uri umuhanga, ngenda nkomeza gutangazwa n'impano ufite, kuko n'abahanzi bake dufite mu gihugu cy'u Rwanda wakwicaza kuri kamera ukabahereza microphone nta sound akaririmba indirimbo ye igitera akakirangiza. Wari ubizi se? Buriya se? Ni bake pe. Ntabwo se ujya ureba ama interview y'abasitari? Njye nyareba. None se ujya ubona ukuntu bamuhebwira ati ririmba akifashisha ati shyiramo bikamucanga? Simbizi, buri wese agira inyungu. Wari ubizi neza se ko n'abahanzi ahubwo baba baribagiwe indirimbo zabo? Bye byaterwa n'ubwinshi. Kuko na Chameleone wo muri Uganda hari igihe aba ari nko kuri stage, wamubaza ngo wamubwira ati turirimbire shida za dunia, agahita avuga ngo ni iyanjye. Anyina atanibuka niyo ari cyangwa atari. Impamvu wenda ushobora kuyita shida za dunia atari ko we yayise. Oya, bijya bibo abafana bakagira akantu bakunda mu ndirimbo bakakita iyo ndirimbo. Sinzi, ariko nyine iyo zibaye nyinshi nkeka ko yenda aribwo byatera icyo kibazo, ukazibagirwa. Hanyuma twigarukire hano ku basitari bo mu Rwanda. Ubundi wakuze ufana uwuhe musitari mu bakobwa? Kuko ubwo ndabizi tumbwira Riderman mu bakobwa bagenzi bawe. Ngewe ubundi ubusanzwe ngewe umuntu wakoze umuziki nkumva nyine unkoze ku mutima, ndawukunda. Nta yenda mu bakobwa si ubu nakuze mfana ndera nyine abo nakuze numva nyine bari kuri hit, numvaga nyine nabireferaho nkakora imiziki, ariko ntawe ngira umwihariko. Ntawe ugira umwihariko mu bakobwa? Wapi, bose hari ikintu banshyirira ku hanyuma agiye gukora collabo n'umukobwa. Hari Ariel Ways hakaba na Aline San, bakakubwira ngo hitamo umwe, wakorana nande? Umbajije abantu bose bafite amajwi ya danje kandi barenze, ariko erega nawe urarenze. Ese mubaza abatarenze kandi nawe urenze. Murakoze. Ariko giye ku ruhande rwanjye bose twagakoranye, ariko ari nka choice imwe.
nahitamo Aline Sano. kubera icyo ari Sano Aline Sano buriya nyine nkunda vibe ziwe. cyangwa nuko mwahuriye muri Art Rwanda? Oya, icyakubwira ko yanambunurije akama oya. Aline Sano waguhaye oya? Yamaye oya kandi abandi bose bamanitse yego. Yo, niwe wenyine waguhaye oya? Nganza hari n'undi muniga ariko niwe nabashije kubona cyane. Bari bangahe? Ntago nibuka. Ntago nibuka ariko nyine bari barindwi. Okay. Ubwo yenda sinzi uko byagenze ariko nabonye amanika oya. Niwe muntu nari ndi kureba mfesinganye nawe mbona amanitse oya. Wari umuzi? Nari muzi kuko kuki se utakoresheje akantu ka tike ngo uririmbe nk'indirimbo ye? Ko mbujya mbona abantu barimbye indirimbo zahita agenda akabafasha. Sinzi ariko icyo gihe nyine nakoze uko nshoboye naririmbye izo da Imana yari yampaye kandi nazo oya none dore ni nawe uhisemo. Oya njyewe ntago mufitiye ishyari kwanza. Sibyo se? Ntago wabyegereje. Ntago je nabyegereje umutima kuko ni umuntu wa danje. Wasanga yenda yarabonaga hari utwo ntaruzuza. Njye sinamujudginga. Iyo umuntu akurusha ikintu nyine abakikurusha. Niyo mpamvu nyine ntavuga ngo namugirira ishyari ariko ni umuhanzi wa danje. Kuri voko yari Aline Sano uzi? Yo mba nzizi nyinshi ahubwo nshobora nko kubura iyo ndirimbo kubera ukuntu aba ari nyinshi. Taguhitiramo nta kibazo. Mbwira numva nzi lyrics ndakubwira. Fake G. Yo. Harya hatangira gute? Akambire ko nkoresheje ibyo ntakoraga. Ahudu yose yashonaga ko nakwemeraga. Ya nibyo ngibyo. Urakoze cyane Aline Sano ahubwo ndumva indirimbo ze uzizi cyane. Byashoboka koko nta ndirimbo ye utazi. Ubundi rane nzi ko utayishobora kukwiraguye. Ura nagatego nari nguteze. Okay. Nago mba nibuka lyrics cyane ariko ndagerageza. Ugeze kutuga ko wakundaga Buravan, wari wamugiriye crush cyangwa wamukundaga nk'umufana? Nahukundaga nk'umufana ariko akimara kuva muri ubu buzima nyine byaranangoye kwiyakira. Naranarize buriya. Mu rugo barabizi. Ariko nyine nakundaga ko agira imiziki myiza, indirimbo z'urukundo nziza ziryoshye, ari n'umuhanga. Nta kindi kintu kuko nari n'umupeti ntago ari crush. Rest in peace kuri Buravan, nanjye nari umufana we. None se Buravan nayo indirimbo ze ujya uzishobora? Guhera kuyo yahereyeho kugeza kuyo yasoreje. Ako utatubeshye indirimbo yahereyeho uzi uko yitwa byibure se nuko bayiririmba? Ndabizi. Akiza mu muziki? Yenda hari nk'indirimbo umuhanzi agenda siba. Ariko nyine hariyo wowe iyo utekereza ko yahereyeho ni iyihe? Hari indirimbo usundi ubusimbeshye ubu ndayibuka izina yitwaga. Ariko wayiririmba? Oya ntago nayiririmba. Ariko hari izo mba nibuka ziwe. Waduhaye se ku ndirimbo ya Buravan? Mana yanjye. Kwagira abakunzi benshi. Yo usungu ndahera ntoranyirizamo. Kumbe ko ariyo na gutoranyirize. Mbwira. Izi indirimbo za Buravan ndazizi. Marayika barayiririmbye cyane ntago ndayiririmba. Yego ririmba nyine izaha. Reka ndirimbe akangaka nako kitwa Njye Nawe. Numva ari keza. Birazwi ntawe utazi ko ngukunda ariko urabarusha bose. Dufite ibanga twisangije n'amateka yanjye nawe bobobo. Hari ubwo bitari gushoboka cyangwa se inzira zigatandukanayo. Heraguru wanjye uhoya ntawagusimbura. Ibyiza twabibayemo ibi bitubinyuranamo. Njye nawe turakomeje na n'ubu turakomeje. Ninjye nawe hazi ibyiza hazi ibibi. Njye nawe tuzakomeza ibyacu. Umfata unkomeze nanjye sindekura be. Ninjye nawe. Rest in peace Buravan. Urumva ko nawe nyine waramufanaga indirimbo ze urazizi. Hanyuma umuntu washaka gusapotinga ishiri yabonye impano ikurimo byamusaba iki cyangwa yanyura?
yanyura hehe? ufite management urigenga kubaza iwanyu. Muri iyi minsi nako ndi umuhanzi wigenga, mu rugo nibo bansapotinga, n'abandi bavandimwe nyine nta management ngira. Indirimbo zose mfite uko ari zigera muri 5 ziri codings. Ni uruhare rw'ababyeyi. Shout out kuri mama wanjye aranyumva na papa wanjye kanyumva. Respect ku babyeyi bawe Kabisa, Imana izajya ibaha umugisha. Naha ngaha ngeze, iyo baba batansapotinga nta kintu na kimwe nari kuba mfite cyo kubwira abantu. Imana izajya ibaha umugisha. Baramfashije nkora ibintu nkunda. Imana ibaha umugisha. Ego, Imana y'umugisha ababyeyi bawe, ariko na Peto natwe twemeye ko hari ukuntu impamvu utatuvuze. Namwe nuko bikirodinga ntago ndabona niba bizakunda. None se ubu nta gasigisigi ubona? Ndabibona. Namwe Imana izajya ibaha umugisha, na channel yanyu ibe monetize, tubone ibifaranga, tubone amayero kabisa. Imana izajye ibibamo cyane. Naho ubundi kunsapotinga, wabonye hari ikintu, hari impano wambonyemo wanshoramo, wambwira namba zanjye muzazibahe. Tuzazibaha. Yego, cyangwa ukanyandikira no kuri email ni Ishlio 2024. 2024. Kuri iyi mihanda hamaze iminsi saga za bato yahuzaga Meddy Melody na The Ben. Cameraman, ibyo bintu uzabikatinga. Murakoze. Nutabikatinga ubwo uzajya gushaka undi boss. Uri kumva rata? We waruri mu yihe team? Team nari ndimo se. Abantu bo kuri Ben ntibanyumve nabi, ariko jewe nari ndi kuri team Munyakazi. Yego, Bruce nisanzure. Bruce umukundira iki? Bruce agira vibe, yujuje ibintu byose by'abahanzi. Ngiye ndamukunda nyine ku giti cyanjye. Bruce ni umuntu udasanzwe kuri jewe. Ibintu yujuje ni nk'ibihe se nka bibiri? Ijwi, vibe. Umuhanzi utagira vibe sinzi ikintu aba afite. Ikindi atekereza vuba. Ubwo si byo bita guhubuka mu Kinyarwanda? Ntago ari uguhubuka. Nese uba wumva erega kugira ngo umuntu nk'umuntu wize ubuvanganzo ntandukanyiriza guhubuka no gutekereza vuba. Gutekereza vuba ni hahandi utekereza umuntu ashobora kukubaza ikibazo ugahita umusubiza, kandi icyo kibazo kikaza gifite igisubizo cy'icyo kibazo nyine. Sinziri nyine ukambaza ikibazo nkahita ngusubiza, kandi icyo gisubizo kikaza vuba gihura n'ikibazo. Kandi gihura n'ikibazo. Naho guhubuka ni kwa kundi umuntu akubaza nk'ikibazo, urabona ukambaza ikibazo nkahita nkubwira ibihabanye n'icyo kibazo. Yego, ariko baravuga ngo mbere yo kuvuga ngo ujye ubanza ukaragura ururimi karindwi, nese ubwiye ushobora uba warukaraga. Iyo biterwa n'uburyo urukaragamo. Buriya nyine rukaraga vuba vuba. Hari n'urukaraga gahubuka. Hari nese ugira ngo babandi bavuga ngo nari ngiye kubabwira ngo so, ariko uri umukire wita bakoma amashyi. Wapi? Buriya nyine kuba washyiramo utwo tuntu ntago bivuze ko ugiye gutanga igisubizo cya nyacyo. Na Melody Amajoro aravuze ngo n'ubundi ngo aravuga ngo n'ubundi agatanga igisubizo cy'amabwa. Exactly. Ugura timu Munyakazi. Timu Munyakazi 001. Nabisubiramo no ku yindi kamera. Ariko n'ubundi yaragiye nyine arashwanyaguza. Melody nanjye uvuze kutamwemera wenda uvuze kutemera Melody mu miterere, ukavuga kutemera Melody wenda se mu kisubwo, ibyo nabyumva. Ariko uvuze kutamwemera mu muziki nanjye twaburana, kuko Melody nyine nanjye mbona mu muziki niwe wanjye tu. Ariko na The Ben akagira igikundiro n'abantu be. Ibyo sinabihakana kuko yagira ingagari, wari ubizi? Ingagari zihe? The Ben agira abantu b'ingagari babakire. Ntabwo abonye ubukwe bwe se? None se ugira ngo ba coach nibo batari ingagari?
hakoze Baroki. Nabaroki none se Iriya gira ni genge. genge nyine genge yiwe Bandi imuha bifite ibiceri imyumvire. man bari abantu ni abantu badanje. Okay, noneho ugiye kudukubita agapera tugana ku musozo w'ikiganiro, Yego tugana ku musozo kugira ngo wibutse abantu ko bari bari kumwe n'umuhanzi. nta kibazo. Eh, Reka mbahe verse ku ndirimbo yanjye yitwa isi isi by Ishlil. Ishirel, yeah. Yego let's go. Yeah. Dutangirira ku busa tutazi iyo tugana, tukabona urungano rutunze magara yacu akararikira ayo magana, erega itunga ntirireba uko ungana, nigareka ihangana ibyo byaguhitana, kuba mungana ntibivuze ko munganya kime, money cyangwa good life, no jamais, gahinda karakwegetse, wumva usuzuguritse, everyone arakunyuraho, ntakuramutse, ukibwira ko imbehe yawe yubitse, reba mu maso nkwibutse ibyo ubitse inyo hand, ufungure mind ntende vitendo bya hatari, bitinde bibyara imari, umutima ufite ifite nuteranyiraho kwangana, kati ya watu bagapingana, nimworoshye please, ntabwo muzi iyo mugana, meteye ninga peace, ibuka ko turi kwisi, kandi nisakaye byose biva hasi, sinita kuba dushyira hasi, kuko amarira turira, gera kuri rugira, imigisha myinshi niyo itugarukira, aratugaburira, aranatumenyera, aradushugurikira, niwe nzakurikira, Rio, come on. Uyu munsi ntabwo tumeze neza, ariko ejo hazaza haduhishiye ibyiza, urakora ukabona ntibiza, komeza ukore wenda ejo hari ikizaza, ibitanga nawe izaguha, tegemea Mungu wikwigunga umutima, yo iyi si nizakorohera, kuitegeka ubisaba kwiyoroshya, Uyu munsi ntabwo tumeze neza, ariko ejo hazaza atubikiye byiza. urakora. Ya, mwakoze cyane kuvana natwe, Imana ibahe umugisha, tubashimira ko mugenda mubana natwe kuri Peto TV Show uko bwije n'uko bukeye. Uyu musista mugende mu supporting, mu muhe subscribe, mu following, uri impano idasanzwe, kandi hamwe n'Imana, hamwe no gusenga, Imana nikomeza kudutiza ubuzima uzagera kure. Mwakoze cyane. Byakira.